muraho neza nshuti zanjye bano banjye muraho neza ndabanje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Imana ishimwe, amahoro y'Imana ari muri mwe. Nari bakumbuye haciye iminsi tutabonana. Ndasuhuza abanyarwanda, ababyeyi, abagabo, abakobwa, abasore, ndasuhuza abo mu gihugu cyo hanze, abo muri Russia nabonye bangurikira, ndasuhuza abo mu gihugu rwose cyitwa Uzbekistan. Cyarananiye kukivuga bande bidabincanga ariko barangurikirana. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abe muri mwe ndetse n'abandi bandi mwitegura kumurikirana narimo turatangira kumurikirana. Imana ibahe umugisha, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Nkuko bisanzwe rero nyine nitwa Josiane, abari buze kuza kumurikirana ariko bwa mbere nitwa Josiane Mama Janu, nkorera kuri uyobora wa YouTube channel Josiane Official. Muri make n'abantu mutatangira kora subscribe, share, like, comment, namwe mubikore nk'umutima ukunze kuko na kiyuriza igiti nabamusunitse. Muri make rero subscribe yawe, share yawe, like yawe, comment yawe bibasha kugera ahandi hantu bingeza ndetse biranamfasha, bituma ngira courage yo kuza kubabwira icyo Imana yasize mu mutima wanjye, kandi ntabwo ari kigira umumaro njye nyine, nawe uri kugira umumaro. Turabasuhuje rero kandi rwose turabishimiye. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Reka rero turirimbe iyi ndirimbo. Abantu bamwe bari igihe bibagirwa indirimbo kandi wenda zirimo amavuta, ngira initiative yo kuba nayizana nkongera nayiririmba, then ukabasha gusubizamo amavuta. Ariko narayiririmba, ikibazo hari ibibazo tugiye kureba ikibazo kivuga ngo ese umuntu nakizwa nakoreye imirimo azabona ijuru? Ese umuntu nakora imirimo ubwo nakizwe ijuru azayibona? Turabona n'umurongo uri butubwize ukuri ku bijyanye n'ibyo ngibyo, ukatubwira uko bizaba bimeze umunsi wakijijwe noneho nukora imirimo. Mbese uwo murongo uragenda utwungura ikindi gitekerezo ndetse n'ukuntu twakwitwara muri ubu buzima cyangwa muri urugendo rujya mu ijuru, dore ko ubundi Bibiliya twanayisomye, iyo tuba turi gukora ni ukwibukiranya. Ntuzibeshye rero ngo uzakora imirimo cyangwa se uzakora ibi n'ibi nurangiza uvuge ngo uzajya mu ijuru hari ibindi bintu utakoze kandi byari gukorwa muri ubu rugendo. Imana itugirire neza. Mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira, n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwamvugira na mwanzi wamunyirukanaho. Mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwamvugira na mwanzi wamunyirukanaho. Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye, ashaka kunyihebesha njyanumbira mu ijuru. Ndeba y'umukiza wanjye yabikuyeho rwose, kera yaramogereye nuko sinzarimbuka. Ndeba y'umukiza wanjye wabikuyeho rwose, kera yaramogereye nuko sinzarimbuka. Uwiteka umucamanza ambonye amaraso, nanshiru rubanza rubi anyitukiranutse. Yaracunguye ngo mpuwe, niko kunyishingira, kuko adapfa sinyipfuye, njye na Yesu turumwe. Kuko adapfa sinyipfuye, nanjye njye na Yesu turumwe. Yaracunguye ngo mpuwe, niko kunyishimira, kuko adapfa sinyipfuye, njye na Yesu turumwe. Kuko adapfa Yesu sinyipfuye, njye na Yesu turumwe. Yo kuko adapfa uwo mwami sinyipfuye, njye na Yesu
together as one. Turi umwe. No one like Jesus. Nta umeze nka Yesu. Yesu ni mwiza, Yesu atanga amahoro, Yesu kandi agira neza. Yesu agira neza. Iyi ndirimbo yamfashije numva ko ni ijuru imbere y'Imana afite umuntu umvugira. Kandi ngo uwo muntu ngo ni umukuru w'abakingo w'abatambyi. Kandi ngo yitwa Rukundo, mpamya yuko rero izina ryanjye riri mu gitabo cyiwe. Amina, Imana tugire neza. Riri ku mutima wiwe, riri no mu gitabo cyiwe. Mu gitabo ririmo kuko ibitabo byose bibaho. Icy'imirimo n'icy'ubugingo agira ahantu yandika abantu biwe. Ndi ku mutima ariko ndi no mu gitabo. Imana tugire neza, yukoze neza urahembwa kandi yukoze neza aho ibyo ukoze bigira aho byandikwa. Imana tugire neza. Ngo Satani yanyibukije ukiranirwa kwanjye ngo ashaka kunyihebesha. Njya numvira mu ijuru ngo ndeba y'umukiza wanjye. Ngo wabikuyeho rwose kera yaramongereye nuko sinzarimbuka. Kera yarancunguye niyo mpamvu nazarimbuka. Kera yangiriye neza. Byari muri bije yo kugira ngo agere ku musaraba. Ajya ku musaraba kugira ngo nazarimbuka. Niyo mpamvu umunsi ndi kubiririmba, niyo mpamvu n'uyu muririmbyi yabiririmbye ngo kera ngo narabaho naritwa nge ngo mbere yuko bana gusora mu nda ya mama yasi ko ngomba kuzabona ubugingo ngo yarancunguye nuko sinzarimbuka. Ngo Uwiteka umucamanza yambonyeho amaraso nanshira urubanza rundi. Urumva? Nanshira urubanza rubi anyita ukiranutse. Aranshunguye, yaranshunguye ngo mbuwe niko kunyishimira kuko adapfa sinyipfuye nge na Yesu together as one. Imana ishimwe, Imana itugirire neza. Yaranshunguye ngo mbe uwe nge na Yesu turumwe. Imana itugirire neza. Ushobora kugenda wiganyiriye wihebye ariko wumve ko mu ijuru imbere y'Imana ufite umuntu kuvugira kandi uwo muntu aruta abakomeye, arubiyisi aruta abafite amafaranga. Iwe yabikora nta kintu kwaka, abikora forofuri nta kintu kwatse kubuntu gusa agenda akakuvuganira. Upfa kuba wamutumika mubwiza ukuri. Imenya gusenga ubwiza Imana ukuri. Ujye utayibwije ukuri ugaca ikibungo, icyo bita guca ikibungo uri kwirushya. Bwiza Imana ukuri ubwira Imana ati Imana riga nshaka iki? Nirisi niyo nca ku ruhande mvuge ngo wabura bigenze gutyo bikagenda kuko iki nakibona. Ibwiza ukuri wa Mana we nta kidashoboye n'icyo gishoboye. Kandi iki nicyo ndi gushaka. Umunsi uzasenga uca ku ruhande. Umenye ngo Imana izakura ko utari kurasa ku ntego. Urasa ku ntego Imana ikumve. Imana itugirire neza. Ngo Uwiteka umucamanza nanshira urubanza rubi anyita ukiranutse. Nawe wumve ko ugomba kwitwa ukiranutse. Ugombe ko ugomba gukiranuka kugira ngo Imana ikwishimire ikurere yumve inyuzwe. Tujya gusoma ijambo ry'Imana. Atakwa subscribe mukwese subscribe shana comment uko ijambo ry'Imana ni ubutunzi butajya buhomba. Ni ubutunzi ubasha gutunga ariko ni buguhombere. Imana itugire neza. Hari umuntu wavuze ngo isengesho niwe murima wonyine utarumba. Kandi koko ntabwo urumva isengesho ntabwo rirumba. Tugiye gusoma nigize navuga ngo ese imirimo niyo izatuma umuntu ajya mu ijuru. Umuntu nakizwa nakore imirimo azabona ijuru. Ese byo nakora imirimo nakizwe azabona ijuru. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mukurikire mwumve. Kumva ukuntu ijambo ry'Imana ritubwira. Kumva ukuntu tugomba kwitwara n'urugendo turimo. Imana itugirire neza. Tugende dusome ibyahishuwe igice cyaho ni 21. Duhera ku murongo wa mbere turageza murongo 8. Mwicare mutera agatebe kumva ijambo ry'Imana. Mwumvishije mwasomye imva musoma inzana. Musoma nyinshi ariko ijambo ry'Imana mungu niryo tugezeho kugira ngo tumenye tujijuke, tumenye icyo dukwiye gukora muri urugendo rujya mu ijuru. Kuko niba uzi neza ko inaha atari iwanyu uri mu isi n'utari buyiraremo ejo Imana ishobora kuvuga ukagenda. Tera agatebe wumve ijambo ry'Imana turi kubwira. Iby'ijuru rishya n'isi nshya. Mbona ijuru rishya n'isi nshya kuko ijuru rya mbere n'isi nshya n'isi ya mbere byari byashize n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana rwiteguriwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo. Amina. Izaturana nabo bazaba abantu bayo kandi Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo. Imana tugirire neza. Ngo izaturana nabo kandi ngo bazaba abantu bayo kandi ngo izabana nabo iminsi yose. Kandi haravuga ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo kandi urupfu ntiruzabaho ukundi. Haleluya. Imana tugirire neza. Ngo izahanagura amarira ku maso habo kandi urupfu ntiruzabaho ukundi. Imana tugirire neza. Urupfu ruzaba rurangira, ruzaba rushize, ntiruzarukiriho, bazaba abantu b'Imana kandi yaba Imana yabo. Imana tugirire neza. Kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa nibizabaho ukundi kuko ibya mbere bishize. 5. Iyicara kuri ya ntebe iravuga iti dore byose ndabihindura bishya kandi iti andika kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa nayo kuri. Ayo magambo nayo kwizerwa kandi nayo kuri. Bishatse kuvuga ngo nagashidikanywaho ni ibintu bigomba kubaho bitazabura kubaho. Iyo hajemo ngo andika ko ayo magambo ari ayo kuri.
biba bishatse kuvuga ko ni ibintu bidashobora guhinduka naho byagenda gute ntacaza ngo kibihindure biba bigomba kubaho ntabwo yabishidikanywaho muri makeya nyine ni ibintu ni ukuvuga ngo naho ese ngo wasenga isengesho rimeze gute kugira ngo rihindure ibyanditswe kera tutarabaho koko uko mubona ibintu biba byaranditswe nta gishya kiba gihari biba byarabayeho kandi ibyanditswe ko bizabaho biba bizabaho. Gatandatu haravuga ngo kandi iti birarangiye ni njye arufa na omega itangiriro n'iherezo ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo unesha azaragwa byose nanjye nzaba imana ye nawe abe umwana wanjye amina. Unesha ngo azaragwa byose ngo imana ngo izaba ngo imana ye ngo nawe ngabe umwana we. Imana tugire neza ni isezerano riba riri ni hagati y'abantu n'Imana. Imana tugire neza umenye ngo nunesha uzaba uri umwana w'Imana kandi nayo izaba ari imana yawe. Bishatse kuvuga ngo kuko byose wabinesheje iyo undi mwami shitani ashatse kugerageza ukabinesha ni ukuvuga ngo niba wabonye ubutsinzi nukiri kwa satani ahubwo wabaye uw'Imana. Imana tugirire neza turi kumva ukuntu Imana izagenza abantu bayo ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku ariko ariyo rupfu rwa kabiri. Imana tugirire neza tubonye ibintu bizabaho. Nababwiye ngo ese imirimo niyo izatuma umuntu abona ijuru? Ese umuntu nakizwa nakora imirimo azajya mu ijuru? Ese nakora imirimo nakizwa ngo azajya mu ijuru? Ariko tubonye ibibazo ku bantu batazakizwa ngo baneshe, abantu bazasambana, abantu baziba, abantu bazica, ngo umugabane wabo ngo ni mu rupfu rwa kabiri, ngo mu muriro ngo ni muri ni mu rupfu rwa kabiri, ngo mu muriro ngo waka amazuku. Imana tugirire neza. Ubwo ni ukuvuga ngo muri make twakabanje gukizwa tukava mu bitagira umumaro, twarangiza gukizwa noneho tugakora ya mirimo. Ni ukuvuga ngo nukora imirimo ariko ntukizwe ntushobora kuzabona ijuru, kuko tubonye ko uramutse ukoze imirimo noneho ntukizwe ugakora imirimo hari ikintu cyatambamira ya mirimo yawe waba warayikoze ariko udakishijwe. Ese ni ikihe cyayitambamira? Ni ikihe cyayitambamira uramutse ukoze imirimo ariko ntukizwe? Imana tugire neza ibakore ku maso, buri muntu wese yige amenye icyo akwiye gukora, akizwe akora ya mirimo ariko anakizwe, kuko tubonye ko ari magirirane. Ese ni iki cyatubaho turamutse dukoze imirimo tudakirirwa byagenda gute? Ese niba tubonye yuko abanyabyaha, abatizera, abanyabwoba, abasambanyi, abajura batazanesha ngo bareke ibibi, umugabane wabo ari mu ijuru, ari mu muriro waka amazuku, bizagenda gute umunsi bazaba bakoze imirimo noneho ntibakizwe? Niki kizabaho? Tugiye gusoma ibyahishuwe 20:12 turebe ukuntu bizagenda. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa aricyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo. Urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri ibyo, bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri, kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri icyo gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Umva igitabo n'ibitabo byarabumbuwe, ariko ngo haza n'ikindi gitabo. Kiriya gitabo rero mucyitondere, kiriya gitabo kirakaze. Bishatse kuvuga ngo ibitabo nibiramuka bibumbuwe ukibona mu cy'imirimo, ariko icy'ubugingo ukakiburamo, umenye ngo uzaba ubonzwe na kaka kuko wakoze imirimo ariko ntukizwe. Urumva ko ibitabo byari byinshi ariko hakaboneka ikindi cy'ubugingo. Ni ukuvuga ngo nudakizwa ugakora imirimo ntuzajyayo, ariko nukizwa ugakora ya mirimo uzajyayo. Imana itugirire neza. Icyambere si ibitambo si imirimo, ahubwo icyambere ni ubugingo. Ese ufite ubugingo? Urumva ufite ubugingo? Urahamanya n'umutima wawe ko wabonye ubugingo? Urahamanya n'umutima wawe ko ibyo ukora ubifatanyije no gukiranuka? Muri iyi minsi turi kugira abantu bari kugendera muri kirabaye, bakavuga ati ubwo pasiteri atari bumagarike bitewe n'amaturo menshi nanga cyangwa se icya 10 buriya no mu ijuru ngo nzajyayo, ngo ikiboshywe mu isi ngo no mu ijuru ngo kiba kiboshye, ariko niba mbobotse kubw'abantu no mu ijuru nzajyayo. Umva hari kizagenderwaho. Tubonye ko abatubaha Imana, abatizera, abarozi, abasambanyi bazajugunywa mu muriro waka amazuku. Nudakizwa ugakora imirimo umenye ngo ufite zero, ariko nukizwa ugakora ya mirimo uzabona iki? Ingororano. Imana itugirire neza. Niwishingikirize ko abantu bakwemera cyangwa se wemeye muri sosiyete tubarizwamo, ahubwo ubanza urebe niba Imana ikwemera, ureba niba ibyo ukora ukijijwe koko, utari kukugendera muri kirabaye
kubera ko society ndimo banyemera cyangwa se groupe mbarizwamo banyemera ngo nyine ngo ndemewe. Kuba wemewe n'ukwemerwa n'Imana ukemerwa n'abantu bishatse kuvuga ko wakemerwa n'abantu gusa wumve ngo uzarijyamo, kuko Bibiliya nicyo gitabo cyonyine nibwo buhanuzi twabonye butavangiye buvuga ibintu biri byo kandi biri reality nibyo by'ukuri. Muri make rero nakugira inama yo kugira ngo umenye icyo ugomba gukora yo gukizwa. First of all ni ugukizwa, bituruka gukizwa ni mu gihe uba ukijijwe ibintu byari kubangamiye hari byari bigutsikamiye, iyo mitwaro ukayiruhuka. Buriya umuntu afite ibyaha umutima ameze nk'umuntu wikoreye amatoni y'imitwaro, ariko iyo umaze kubitura aba yumva ari free, aruhutse atuje, umutima nta kibazo. Burya ujyana umutima gucira urubanza biba ari byiza cyane, umeze nk'uwatuye umutwaro. Cya kiruhuko bajya tubwira ngo cy'isabato uba wararuhutse pe, warahaye ikiruhuko cy'iteka ryose umutima wawe. Imana tugire neza. Garukiraho rero wishikishikiriza imirimo se izatuma ubona ijuru, ahubwo gukizwa niyo bizatuma ubona ijuru. Ukora imirimo ariko unakizwe, kuko byose biragendana. Niyo nama nakugira, niyo nama nanjye nakigira. Ibi mvuga nanjye birandeba kuko turi guhugurana. Igihe Bibiliya yasomewe ni kera, twarabyumvishe byaduciye mu maso biduca mu matwi. Niyo mpamvu tugomba rero guhugurana kugira ngo umenye ngo niba wakoraga imirimo ariko unakizwe, kandi uharanire gukizwa cyane, kuko imirimo Imana itareba ibitambo. Ubutaha nzabasomera ijambo ryanjye ku uburyo abantu ba kera bamwe batangaga ibitambo, bakishimira gutanga ibitambo, ariko ngo bakikoreza umutwaro abandi batabasha kwikorera, ntibabashe gukizwa, bo bakareba ku bitambo gusa. Kandi Yesu wataje areba ngo angavuge ngo imirimo yaraje avuga ati mugomba gukizwa, mugomba kumva mwahabwa ubugingo nyine mwizeye. Tubonye ko nahari abatizeye atazabona umwami Imana. Ubwo rero niyo mpamvu nakubwira ngo kizwa, kiranuka, kandi utange ukore niyo mirimo kuko nayo ari myiza. Ni igikorwa cyiza cyo gukunda. Imana itugirire neza. Kora imirimo ya nyuma shuti, Imana izakwibukiraho. Kora imirimo ya nyuma, kora imirimo ya nyuma shuti, Imana izakwibukiraho. Kora imirimo ya nyuma. Ukora imirimo ariko ukijijwe, nawe uri kuvuga gukora imirimo utakijijwe. Kumwe ukora imirimo nurangiza ujya gusambana ntabangosheje, ahubwo ihane cyangwa se ukizwe neza ukore na ya mirimo. Nibyo byari byiza rwose. Imana tugire neza rero. Yari impamba y'umunsi, ari impamba y'urugendo, buri wese bimugire umumaro kandi wese bimufashe. Hakanya akipfabusa, kandi akomeje gukurikirana cyo kiganiro cyangwa se akomeje kuba abashuti bacu kuri icano, mukoreshe ya subscribe, like, comment, mubigeze kuri bene so bandi kugira ngo tubashe kujyana mu rugendo rudamijoro. Kandi noneho ni mwandika muri comment mujye mushyiramo ko mubyumva, kandi mumbwire namwe uko iryo jambo mwarifashe, kugira ngo ubutaha noneho n'undi wese uzakenera kugira icyo yabwira bene se cyangwa se n'abandi azaze muri kiganiro. Murakoze. Mana ndagushimye ko banye natwe, utugiriye neza, icyubahiro n'ikibi cyawe. Umwanya nk'uyu utambukije izi nyigisho reka zizafasha abazazumva izina rya Yesu Kristo. Hari abatari bazi yuko imirimo nyiringabo Mana ijyana no gukiranuka, ariko uyu munsi wa none babimenye. Mbere gukora kimwe n'ikindi bakireke, kuko byose ari magirirane. Komeza kubana natwe kandi ukomeze kutugirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.